Yeah.
ibyo bintu ntacyo bibaye ahubwo icyo ndeba mu bukiranutsi wanjye ni umuntu yubaha wo kw'Imana izamuhagarara naho ubundi waje ataravuganye nawe bakomeza gutambika ibirenge uwo rwose ndakumuzaga mvuze nabi ariko ndashimira Imana yuko hari uburinzi bukomeye Imana imanuye ku bantu nagiye kubona marayika afashe umutaka muremure ni umutaka wafungura ukaba wakwira n'ahantu urusengero Imana irambwira ngo hari uburinzi Imana izanye ku bantu irambwira ngo hari uburinzi Imana izanye ku bantu bamaze iminsi bari gukoresha Imana itanze icyerekezo gishya niko mwumvise Imana rero apostles shatopi eleba abantu bafite ubwoba ndabona ubwoba bushyira hasi ureke Imana ifite ijambo ryawe kuri wowe ukagira ngo ufite uburinzi ubwo burinzi ugendera n'ubwo burinzi bw'Imana Imana niba wakoresha mu izina rya mbere rya Yesu Kristo ndagira ngo mukomeze kumva ijambo ry'Imana kumva ashaka kuza kwiga uyu munsi nshaka kumenya kumva ijambo ry'Imana bundi bushya ko tuzavuga ngewe ijambo ry'Imana ryaramumeje mu gihe cya Covid mu gihe cya Covid ijambo ry'Imana ryaramumeje naryivugaga nagivuga ngo baze gute mbona Covid rero nawe ufite ijambo ahantu hazana ibihe bibi n'ibiza kandi wowe birahagire nta kintu cyagukomeza udafite ijambo ry'Imana ariko ufite ijambo ry'Imana ni ukubasha Yesu nta kintu cyamukomeje Satani yamuzanira imbere amwereka n'ibyanditswe ariko Yesu ikaba mu byanditswe kera haleluya aravuga ngo ukuri ntukagerageze guteka Imana niba udafite ijambo ntaho waba reka sabe wahise yiri imbere ubwire icyo gukora asengera umwanya wacu gusuhuza